guys mukunda kumbwira abantu benshi bakunda kumbwira ngo mucyo nyiko udakora video zigisha ngewe reka mbaho ubumenyi mfite pe sibyo mukunda kumbwira ngo ntabwo utanga video zigisha okay reba ingufuri bishobora kuba byarakubayeho cyangwa bitarakubaho gutura ufunguzo ugasanga wabuze uburyo winjira mu nzu kandi ufite ingufuri utabona uburyo ufungura uburyo wakora rero n'ubuhe urabona kano akakobo gato nicyo wabaragashiriye abantu benshi nuko tutaba tubizi hano muri akakobo gatoya uraza ufata agati cyangwa kuma kariko kose washaka ko ngewe uresheje agati kubera kariko mfite ugashira muri akakobo ukizara neza ko gashizemo neza noneho ugafata rwa rufunguzo wataye ukaza ukabirindura neza ukareba neza karimwe ruri bwinjire rwa rufunguzo rwatakaye ugafungura wamara gufunguka urabona ko ingufuri yacu ifungutse murakoze nitwa Umari Ange Pamela nabaca guhagararira umujyi wa Gisaka muri Nyampinga wa Kirwa 2020 murakoze. Pamela, how old are you? I like to swimming. Aha mu muhanda mubonye tuvuye niho yakubitiye umugabo we ibuye mu mutwe ahita akuramo imyenda amukanda ubugabo birarangiye aramugaramisha maje kumugaramisha ahita akuramo ubugabo arabukanda ngo ni gute ngo inkoresho yanjye ngo nyibura ngo ukazajya ngo tofira ngo nundi mukobwa w'umutse wo kwakubera Imana ngo namanyobwa kwitaba arangije aramufatira muri bere muniza arangije ahita avana mu bugabo ngo butagira n'amasohoro arongera ashyiramo ajya ngo butagira amasohoro ngo baramubwira ati tu wambesire ukayishyira abandi bagore bamenye bayavuyemo akatagira gahunda jewe uba wakanyimye abaragakuyemo aragakandara na muniga nyine nuko biba birarangiye umugore unyumvira ubaye imbwa wabwiye tubona ukabona uri imbwa bubwa n'icyambere cyukora nakwini namuriki Jeannette Nyamenyo namuriki arebwa n'umuswa ni mwanyibye ngo niriye banga vava yakoresheje akangana gutya ku myaka afite akiri isugi Hesabwe n'iki ko ndi isugi yegora atigeze arebe ko ndiyo cyangwa ntariyo ubwiwe n'iki urumva wenda kuko uri umusitari yumvaga ko wenda wamugira inama ntabwo uri arambabarire cyane da nirihe banga se sibyo kuro witwa Nyiramakibirirwa kurira mu bikanzu bya Kabaradini nta musore ukufitiye peti nyine Manchester yambayo nakundanye n'umujama dana gahunda ko njya nyine kumusura tu naramukundaga ndatega hari mu ntara kuko akorera mu ntara ndagenda ngeze muri kimwe cya kabiri navuye mu modoka ntegereje ko natega inditi njyana aho akorera mani mpita njya mu kwezi ndamamagana se ko bigenze gutya gutya bigende gute atangira ati man uri ikigori y'iki n'iki bundi gute utazi kwibara ibintu nk'ibyo ngibyo bro nahise njya natega ndagenda nicuje tike yanjye natanze naranitegeraga turagira ngo yaranegewe ya naritegeraga bitewe n'uburyo ki namukundaga ndababara ati ntabwo nzongera kujya kumusura sinzongera kuvugana nawe nyine everything nta na kimwe nzongera gukora ariko ikintu kimbabaza nuko nisa yambwiye ati baby ndagushaka shangira nta no gutekereza njyewe hano ndi iki kivuge ntago shobotse ngareba nk'ubugambo buvuge baza turi mu rugo urumva utakica umuntu iyo ntabuvuze se ko mba nshobotse iyo ntabuvuze ko mba nshobotse babyagenze biki ntago nabana n'esansi gutyo ngewe dore ngewe buri Aisha ugira abagambo menshi ariko ibyo bintu numva biri sensitive mwana mwimba ngize ibintu muri kumwe ese nge ngira amagambo menshi kandi ngira amagambo menshi wabuze ugira makeya mbere naviriyemo ahantu bita 19 nkihagera nakoze akazi k'igishumba none naraguhinduye nsigaye ndi umukisiriti ubwo no kuvuga ukora iki umukisiriti no vuga ngo ni umuzamu umurinzi abona watangiye no kuzinga udusaka ndimo ndakata
amavivuze emotional ngo ndebe ko bizacamo mbone ukuntu nzagenda ameze neza kabisa. Amavivuze tu kunywa kwa nariye mu buriri. Oya abakecuru b'ikigero bose babasiye bafite. None se nzovu nta mugore wawe ko ari igisore. Ubu munsi azagukubita inkokora no. Mba navuze se. Kuko narutse inkoni za mama Queen inzaza buri munsi yankubita nkabwejagura nk'imbwa. Asha ntamwe mugore nshaka ko azankubita. Nakwemera nta mugozo njya kunkubita. Nakwemera inzu nkayimusigamo nkajya gukodesha ari bwejaguraga nk'imbwa. Mama Queen yanguse gwara sambira ikakunguta saa 9 z'ijoro. Mpamagaye yakamwana ngo ntabaye. Gukubisa amasaha. Yakamwana nawe arimo gukubitwa. Gukubisa amasaha. Ararenga barasambiri reka tuba amasanya kuwe nakubiswe. Tuvuye atangiye sambiri bari saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 amasaha 7. Ari baragukubitaga kana kuruhuka ufata mwakayaga. Yabonda aje inambwa ese wambabariye ugafata umwuka ugakubita ku kimwe nkagarama nagarama gata ukaryama gakubita. Shabye hore yaka. Icyongereza natumvishije byatewe niki uko bibona cyangwa uko bitekereza. Okay, icyabiteye suko ntazi Icyongereza ahubwo ni pronunciation. Ese ko wewe ni umuyobozi? Chisekedi. Onge ugira murebe neza. Nta bindi narenzaho. Yatanze amatangazo. I have time because you give out your announcement. President wabonye ko tumeze kimwe. See, we are the same with Jewe you. singira abakristo bangana gutya. I don't have the members like you. Ariko Okay. singira ubwoba bwo kuvuga ukuri mu ikanisa. I'm not feared to say the truth in the church. Impamvu izibinteye. There's only why make me. Nuko nta mubare Imana yantumye. There's no number that called me there. Imana ntiyambwiye ngo nutagaza abakristo 1000 Then tell me nuzahembe gushingano z'ubushumba. 1,000 people are going to be paid. Ikindi, the second nta kuri one, kwanje gutumye nshumba itorero. there's no might to make me to be leading the service. Zambikora avec confidence I shall do it with my confidence. umurimo si uwacu. It's not my work. Biragatsindwa. It is bad kwitwa umushumba. to call your pastor. Ariko utizera ko wahamagawe ni Ikigagi nicyo kimbyibuhishaga ngagira ubuziranenge nganyarira n'umugabo ngana munera ariko dufite agahinda gakomeye cyane Kandi bigaje nyine wumva bitemewe. biremewe ni ikinyarwanda Inzoga zidafunze ntago zemewe. ni ikinyarwanda cy'ikinyabyumba Ibintu bisubye bisukano ntago byemewe. oya ni byiza ikibi ni cyakindi kiba kirimo imisemburo Nta buziranenge baba bifite bitarapimwe. Ariko kino kikinyarwanda ndago ndasinda mu buzima hari ingovu urabona mfite ngagitubwiza ukuri ngewe ngaginyitegereze neza ndagovu mfite kandi kigagi nicyo kimbyibuhishaga ngagira ubuziranenge nganyarira n'umugabo ngana munera ngeze gukundana n'umuntu w'umupapa wakundi nyine urabizi hari igihe uhura n'umuntu nyine mukuru ukavuga ati uyu nguyu ni wowe uzajya umfasha utubazo wabona nyine uba ukwitaho ushobora kugurira n'inzu akakugurira n'icyo afite imodoka afite amafaranga afite iki nta mugore yari afite so and then turakundana nyine hashira nk'umwaka n'igice nyine yashaka ko tuzabana noneho arangije arambwira se waretse nkazagupresenta abana banjye ko mfite umuhungu wiga muri Amerika mfite n'undi hano mu Rwanda yari afite abahungu babiri umwe afite imyaka 25 undi afite imyaka 23 arambwira ati rero reka nzabagupresente kuko tumaze gukundana nyine tumaranye igihe reka ngupresente abahungu banjye nabo bamenye ako uwo mugabo hari ukuntu kunana n'umugabo ariko ufite nyine na boyfriend kuko nyine yagiye boyfriend waba umukunda ariko ubona yuko atagukemura ibibazo byose ukavuga ati why not ntazero ndi uri bandi nyine unyemurira ibibazo ukavuga ati nyine ngize sheri uzajya unshimisha njye n'igisa kinezeza
no kamo nagaruko nabikubwiye nako hari nk'ukuntu ufite boyfriend ariko ufite n'umuntu nyine babita response so then agiye nyine kumperezanta abo bahungu be guess what nasanze abo muri abahungu be umwe ari we boyfriend wanjye ubuzima bwawe bw'urukundo buhagaze gute rero? Ubuzima bwanjye bw'urukundo ngewe kenshi nkunda kubitangaza ko nsa nkaho ndinzerereza mu rukundo na baby mfite turimo gukundana niwo nayo nizeye yaranengushye mfite baby twakundanye igihe kingana gitoya cyane aza kumbwira ko atabirimo ababivuyemo ubu mbese ndagapfubye mu rukundo mana yanjye Imana ahubwo ngewe naravuze ni ngende ku isoko ubu ndi ku isoko ineza twareranywe harimo benshi dukumbuye. Oya ihangane tugumutu kugende ijwi ryawe riraryana mu matwi cyane. So, ibyo tubona hano mama Diane bamurigiye muri kontwari papa Diane bamuciye ubugabo bamenaho amavuta ashyushye n'urugero ntanze atagira urakara Mutabaruka bamukuye iryinyo ntuza wenda Kenisi bamukuyemo ijisho uko bishaka aje kuvuze bibi rusije bankura iryinyo wenda bashyiramo n'irindi ariko n'ijisho baterekamo iryihene ngaho